Yo guys, nizere ko mumeze neza. Tumeze neza, urabona uyu munsi ntabwo twatangiranye nk'imbaraga cyane nk'uko byari bisanzwe. Twumiwe ibintu byaturenze. Katureke kwirirwa dutinda muri byinshi. Umunsi ejo nijoro niyo twaporodinze finale ya Our Love Story. Irarebwa ngira ngo imaze kugera nk'abantu 1000. Niho naje kubona notification y'umuntu hano kuri WhatsApp. Reka mbabwire burya twatangiye ibintu benshi baradutuka, tubwira nabi, hamwe tukadusoma comments, hamwe tukazisiba. Nyine benshi tubona bari muri side negative, ariko at least ntabwo bose bamera kimwe. Hari ukuntu nyine Imana yawe bararemye ibintu byanyu ukaba uko byagenda kose mbese bigomba kugerwaho. Ndi kumva nta magambo mfite pe, none numva ngo yashize namenyere gutanga emotion muri Our Love Story, ariko none ndi kumva amagambo yashize kabisa bro. Imana irarenze tu, Imana irarenze. Rero tumaze gushyira iyi video ejo bundi niho naje kubona umuntu yandikiye kuri WhatsApp. Ubusanzwe njya posting ama video ngashyiramo nuza muri description, ngashyiramo inimero yanjye. Niho naje kubona nka saa 3:40 n'ingahe gutyo za nijoro, mbona umuntu yandikiye ngo mwiriwe. Bisanzwe tunyine numva ko hari nka nimero, kuva kenshi ndimo nakora imiziki ya productions, hari abantu benshi bajya baza ndetse amanimero mashyashya ntazi, numva ko ndashobora kuba ari umukiriya, sinabyitaho, sinagiri cyane. Mara kanya narayisubiza ndaho gusa sinzi ukuntu byaje. Nyine ndimo ndikora indirimbo ahangaha, umutima ntagatari kureka musubize tu, kuko nabonaga nimero nyine ntabwo ari ye. Nahanga ndavuga ati kubera ko akenshi abantu njya nkorera baba ari abo hanze, kenshi bakorera amamixage na ntuza mixage na mastering, aribo barekodinga amajwi. So ndamusubije ati mwiriwe nawe, ibintu bisanzwe tu, nyine numva ko nta bintu birenze, atambwira icyo ashaka tu. Umuntu yanyohereje kodi mu buzima sinzi ko Imana, nta wundi muntu navuga ko yaba gusa nta wundi muntu nakumva ko yaba yaravuze kodi ku buryo nyirangiza nkumva hafi gusenya inzu y'abandi. Nubwo mpamvu tunarabyizeye, aravuga ngo umuntu azabibara bibonye. Mbona nubwo ntabyizeye bro. Ntabwo numvaga ko story yacu, kwanza tujya no kwitangira, numvaga ko obvious abantu bari tureba abenshi ari kuduseka, abandi ari kudutuka, kutubwira nabi, mbese abantu abenshi bizaba ari negative tu. Numva ko ninjye hariya mbese bazabona ngo side imwe iri kwisebya cyangwa turi kuvuga ibitari bikwiriye kubijya public. Ariko burya buri kintu cyose kigira impamvu. Ndabera nk'ubu twabivuze twitwa ngo turimo making a fun, tukumva ko wenda ari nka filime turi no actinga, ari ibintu bitarenze, ariko ntabwo imenye ukuntu Imana igikoresha abantu tu. Nk'uyu muntu ntabwo tuziranye, simuzi, nanzi. Niba nanzi wenda ni kuri YouTube mbonye, cyangwa wenda mbonye nkora amaririmbo cyangwa mu maririmbo, n'ahandi hantu turahurira tu. Akoze ikintu nk'iki kambakinire nka record yanyohereje, namaze kumubwira, namaze kumusubiza tu ukuntu yarambajije. Nyine twavugana menshi, ambwira nyine icyo ashaka. Mbereke gatoya, dore ngiyi record nawe mwumve.
Mwiriwe bavandimwe, mumeze gute aho ngaho muri Kenya? Twe kabisa turaha tumeze neza, nta kibazo. Ku mazina nitwa Jean, tuye muri Amerika. Ahari inamba irashobora kuba nishasha mu ntuze muri telefone yanyu. Nayikuye kuri YouTube yanyu. Namaze kureba irankuru yanyu y'urukundo, iramfasha cyane kandi mwumve cyane. Mwarakoze kabisa kudusangiza inkuru yanyu uko byagiye bigenda. Ni benshi bagiye bahura na bene ibyo, ariko ntibabohoka ngo baze babishyire ku mugaragaro. Ariko kuba mwebwe mwarabohotse mushaka kuza kwigisha abandi, ni isomo rikomeye. Mwarakoze cyane, uzankozeho kandi nizera yuko n'abandi zabakoze batanyinjira nyine. Kuraje cyane, Imana ikomeze yubakire, Imana ibabe hafi. Ikindi ni ukubashimira. haracyari n'akandi gakomeza tu. Ikindi ni ukubashimira cyane kuba mutaracitse intege ngo mubivemo, ahubwo mugaharanira icyo mwari mwarasezeranye. Ni ukuri Imana izakomeze yubakire. Urukundo rw'ubu ngubu rusigaye rusa n'urushingiye ku mafaranga, ariko kuba mwararengagije ibyo bintu byose mukazirengagiza, ahubwo mugakomeza isezerano, ni ukuri mwakoze ikintu kitoroshe. Kuraje kandi Imana izakomeze ibabe hafi. Kuri ubwo kabisa ni ukuri mwaramfashije cyane. Mbemereye imodoka kandi vuba bidatinze iraza kubageraho. Murakoze cyane kandi mukomeze mugire amahoro y'Imana. Ngaho mbwira, mwiza ukuri pe bro. Hano yanjye njye ntabwo numvaga ko mu buzima, numvaga ko n'ubundi mvuze ngo kugura imodoka ari ibintu mbese nzaba narakoreye nk'imyaka ubundi umuntu warageze no hanze cyangwa iki. Mana yanjye, uyu muntu nakubeshye n'ifoto ngo sindanayibona tu. Sinzi ngo anasa gute, sinzi ngo uretse ko mbona Amerika, nta nubwo twanavuganye ibintu byinshi tu. Nahise numva tunsa nk'ugiye muri koma. Sinibaza cyangwa ari ibintu se nandare mu buryo bwo gutuma ntumva neza ibintu umuntu ushaka gusobanura. Bro, ungere iri bintu ndumva ntazi no kubisobanura. Yes. Acyari abantu man, acyari abantu ejo ndimo ndasoma comments zo kwigana twagiye dukora cyangwa batangira dupostinga ngo twabomotse. Anda no batunyine najya nkaho yabaye nk'igicibwa mu kibwoko wakize gute ngo bawugishije abandi somo, ubwo ni kuri side ngo bamutunga mbese niyo ngo agakwiriye gutanga urugero cyo kwigisha abandi bakobwa. Nibaza ukuntu umuntu ufite ubwenge nubwo uwo mwigishije bimeze gute, urumva n'undi afite amahitamo ye runaka, nta n'ahandi n'undi azakurikiza. Ntego iyo yabikoze kubw'urukundo rwe yari afite umutima, hanyuma tuvuze ko natabikora uko bishaka kundi. Rero abantu batubwiye nabi ntacyo bitwaye, ariko at least noneho tubonye ibihoza yamarira yose. Man, bro. Ntabwo twaguma aha ngaha tuhagumye. Twaserebuye nijoro, twaserebuye ngira ngo naho n'imbaraga zose zashiriye kuba tutarimo turavuga cyane aha ngaha.
twabyinnye twagize gute tutarabana shuwa, ariko guys reka tube kumugutinda muri ibi bintu kuko natwe turabashuwa neza cyane, ariko umunsi nabwiye ngo mwabonye ngo twayizanye yaje tuzamukunda shuwa, nawe murabibonye ukuri k'Imana bro. Ikiyagera gutya gusa tuzabereka guys, mana iki ko byakurenze byabaje ubundi ariko nadoze ndanyakira ariko se ariko umunsi izagira amaboko yawe bizagenda oya bite? bari ukuntu Imana ijya ikoresha abantu utari wabitekereje mbere nk'ubu ngubu twe turimo turapanga imipango yacu yindi itandukanye n'ibi ngibi, twapanze gahunda yo kubyuka dukina ya game tubona dore umuntu agatekereza gato, Imana igakoresha umuntu ntakuzi ntaki gusa ngo kuba yumvishe gusa, mbese umuntu mbese yakurikiye icyo akunda tu akarekana byinshi, abantu bose bataramushyigikiye, inshuti y'aba bro, ibintu birarenze tu, ibintu birarenze ntabwo twabitindamo, reka gusa turindire basi. Nabwiye ngo gutya gusa cyitwa amafaranga ageze hano turayiguze iraje, imodoka iri hano nyibona yitwa kuri ku mazina yanjye azashya azashya guys, nijoro twarize akotosha twasakuje twagize gute, ntabwo rero byakongera turi imbere ya kamera, ariko twasezeranyije yuko anytime gusa biba ari ukuri ikabiraje nkabona nyifashe kontake mu maboko yanjye, kadutegereze izina ry'Imana. Nabwiye ngo anytime icyagera gusa twakirashoboye ko nawe murabimenya. So guys, ntabwo tujya gutinda muri byinshi, twagira ngo tubasangirize inkuru nziza. Hari benshi babyishimira, hari benshi bakumva ko nyine uko abantu batekereza bitandukanye cyane nuko Imana itekereza yo tu. Twebwe twumvaga yuko nyine ubibona nta kundi kutubwira ati mwakoze neza, ko mwarafungutse, ko mugakora icyo imitima yanyu yashakaga, ko mwarasize ibintu byose bitwa ko ari inyungu, mukagendera ku rukundo ko imitima yanyu yabategekaga, mukabikurikiza gutyo mukabugeza kuri iyi level, ni byiza. Ariko noneho si ibyo gusa tu, umuntu ku giti cye bro man Tukaba tumushimiye. Harahiye aya ngiye numva mana we Tube dushima. ntabwo iyo umuntu aramubonye basi ni ukujya mugenda namuhetse Cyangwa nawe undi ngo washyira tatu yiwe ku isura yawe, cyangwa wamugana umuntu atagenda agafata tatu y'isura yiwe hano bro. hano batatu tubanye imigisha guys, reka tuzongera tubamenyeshe byagarutse, tubamenyeshe noneho twazanye imodoka, niba ari byo koko tuzabibereka pe, tuzabibereka. Benshi bazavuga ngo ni ukubeshya, ni ukugera gute, ariko n'ubundi twebwe ntacyo tubwiye, ntacyo n'ubundi hari benshi byari ibyishimo by'imodoka gusa wati ari benshi n'ubundi ari hatatangira bavuga ngo yangwira imodoka sawa ngumba n'ibyo uzi nta kibazo ntacyo bitwaye, ariko gazi muri make umuntu turamusha nawe wibyina mbere y'umuziki ariko niba ari byo pe man, uyu muntu sinzi ahantu yakuye, niba ari imodoka agahita avaho nk'izindi nk'umunani nibura ukamukubira nk'inshuro 8. Hari abantu nyine tuba tubona badutuka benshi, ari nkono namaze gufata izina we kubera gutukana ugufashe we twakwigaragura ariko nta kibazo, ufite freedom yo kuvuga ibyo ushaka,
gusa ntacyo byaduhinduraho ibyo bimenye uravuga wumve ko ufungutse ariko nyine watabonye ubusa ariko nta gaciro guys. Gusa umuntu niyo ako karibyo umunsi nagejeje muri iki gipangu ikagera muri iki gipangu pe nonzaba kumanza n'uwo ndamushimiye tu no kuba icyizere cyaje namushimiye birenze pe namushimiye izina ry'Imana ariko umunsi none nzabongereza hano nuko nashoboye nakazamuye nko ku mutwe kugira ngo gusa mwereke ukuntu nayishimiye. Guys, bye. Reka tongera. Ariko reka nanjye nshimire. Reka nanjye mushimire. Njye nta nubwo muzi numvise voice note gusa ariko Imana yamwishuye mu mugisha ahantu ari. Nubwo tutarayakira iyo modoka ariko yumve ko bidushimishije. Imana isubiza aho yakuye ndetse n'abantu bose badufaniye. Reka mujye gutegura icyo badufaniye muri izi episode zarangiye zose kugeza kuri finale. Twagiye tubona urukundo rwanyu. Nubwo hataburamo abantu batabyishimiye ariko abantu bose twabonye urukundo rwabo turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Utambwira ko warize. Batirangiza tutugende. Utambwira ko warize. Ampe nabona wandari. Guys. Ibintu ari danje. Ariko nyine mwumve ko twishimye cyane pe cyane kandi turishimye ndetse si ibingibi gusa icyizere ko hazaza n'ibindi. Hanyuma tukaba dushaka no kubamenyesha ko tugiye kuzajya dukora ku yindi channel muri episode ya 3 twari twabivuze ko tugiye kuzajya dukora ku yindi channel, so muzakomeze mukurikirane urukundo rwanyu turi kubona muri iyi minsi dukomeze turubone. Mwari nasengeye kana kama uko